kuri ngewe iyo nitegereje cyane mbona ikintu gituma ingo muri iyi minsi zitaramba hagaruka urukundo rutakibaho, ariko turi mu isi y'ubukungu, isi yo kwirukanka, isi yo gushaka ubutunzi, aho umuntu aho kugira atekereze ku rukundo mbere na mbere atekereza ku bintu. Hano Inunga dufite ikigo cy'impari cyitwa Rim Ltd. Ni ikigo cyashinzwe na Kiliziya Gatolika gikorana n'abanyarwanda muri rusange. Tukaba dufite serivisi zitandukanye. Mahoro y'Imana bane namwe nshuti zakadosoka, muvandimwe wowe ukurikiranye The Creator Art Studio, wowe udahema kudukurikirana 5 kuri 5, wamaje kuba umunyamuryango, ukaba warakoze subscribe. Nkwibutsa nawe niba turakora subscribe ucikanwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi rero turabamanukira tukabagirira henshi hagiye hatandukanye, tukabagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, inkuru ziba zitrending ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibikorwa byacu muri rusange. Rero uyu munsi ndi kumwe n'umuntu hano kuri kamera za The Creator Art Studio, ngira ngo reka wenda tumwakire nubwo yaratinzeho gatoya, twari twamutumiye mu kiganiro gusa yadutinda gato. Reka tubanze tumwakire abanze yibwire abakurikiye The Creator Art Studio. Karibu. Merci beaucoup The Creator. Ndishimye cyane hano kuri microphone na television ya The Creator Art Studio. Amazina ni Naisman nk'umuhanzi, hanyuma amazina asanzwe mu buzima busanzwe nitwa Nirenganya Christian, umunyarwanda wubatse ufite umugore n'abana 2. Nkuko bivuze rero The Creator natinze koko kubera inshingano z'imirimo dukora itandukanye, ngira ngo unyemerere mbwira abaturage. Hano Inunga dufite ikigo cy'imari cyitwa Rim Ltd. Ni ikigo cyashinzwe na Kiliziya Gatolika gikorana n'abanyarwanda muri rusange. Tukaba dufite serivisi zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza ndetse no gusaba inguzanyo, kandi ni ikigo gikora neza. Ngira ngo nshishikarize buri muntu wese utuye muri aka gace kunyaruka kaza Inunga kuri Rim, agafungura konte, akizigama, akagurizwa, akiteza imbere, aho dufite imishinga itandukanye. Dufite amaproduit harimo kuzigama, tukagira kuguriza n'ibindi bitandukanye, hanyuma tukagira konte z'abana, tukagira na konte z'urubyiruko mwize ubumenyi ngiro, mutugane mufungura amakonte, muzigame, tubagurize, dufatanye twiteze imbere. So ubwo rero ni icyo cyanindije kugira ngo nagerera hano kugiye, kuko urumva izo nshingano nazo zari ngombwa. Gusa niseguye ku bakunzi ba The Creator Art Studio, mwanegereje nimumbonera igihe. Ntago musanzwe mumbona kuri izi kamera, ariko ubu tugiye kuganira, kandi n'igihe cyose muzanyenera mbamari. Nabasaba rero nkuko yarabivuze, mwe mutarakora subscribe, mwihute, share, like, comment, ubundi twiyubakire The Creator Art Studio, cyane cyane bantu bo mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu zindi ntara, ntibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Muze muri The Creator Art Studio, tubafite ibintu byinshi. Ngire ngo dukora amashusho y'ubukwe, turafotora. Wowe ushaka ko tugufotora amafoto yo gupostinga ndetse no gushyira mu makadre, watugana. So ntekereza ko reka The Creator umwanya, hanyuma ageze ku bakunzi bacu topic y'uyu munsi ashaka ko tuganiraho. Murakoze The Creator, namwe bakunzi ba The Creator Art Studio. Bamwita Christian aka Naisman. Ubikomojo neza, uvuga ku bigendanye na Rim Ltd, ku mirimo watinzemo. Ese wenda tutarajya kure cyane, reka nkwibarizeho gatoya mbere yo wenda dukomeza. Rim Ltd itanga amafaranga ku rubyiruko, bisaba iki ubundi kugira ngo amafaranga urubyiruko ukeneye kwiteza imbere?
Murakoze cyane The Creator. Dutanga amafaranga ku rubyiruko kubera twabazaniye produit nshyashya yitwa zamuka rubyiruko. Dufite uburyo bwinshi muri iyo produit yitwa zamuka rubyiruko, aho dukangurira urubyiruko kwibumbira mu matsinda, ariko urubyiruko rwahuguye cyangwa se rufite amasertifika ku bijyanye na TVET, ubumenyi ngiro. Yes, hanyuma urwo rubyiruko rukihuriza hamwe rukizigama, tukaba twabaha inguzanyo bakabasha kuva ku rwego runaka bakagera ku rundi, cyane cyane tubaha inguzanyo ijyanye n'ibyo bize ariko badafite ubushobozi bwo bakinvestisamo ngo babashe kubibyaza umusaruro. Ibyo rero kumwe na Rim Ltd, nyuma y'uko ubonye ko hari urubyiruko rwinshi rutabasha kugira amahirwe yo accessinga credit ndetse no gushyira mu ngiro bwa bumenyi ngiro bize, niyo mpamvu iyo produit yazamuka rubyiruko yajeho. Ubwo rero ntekereza ko umuntu wese ushaka amakuru arambuye kuri iyo produit, wenda nyivuzeho gake, ariko ndanababwira ko kugira ngo iyo produit uyikoreshe, iyo urubyiruko rufunguye konte zazamuka rubyiruko ntizikatwa, ntizicagingwa. Urumva ni konte nziza yo kuzigamaho guhera ku bushobozi buke urubyiruko rwaba rufite ubwo ari rwo bwose. Rushobora kuza rukizigama rukatugezaho ibyo rwize rushoboye gukora, tugafatanya narwo tukazamurana kugira ngo bave ku rwego rumwe bagere ku rundi. Ubwo rero ntekereza ko urubyiruko rwo mu gihugu aho muri hose, by'umwihariko rwa Rwamagana, hano Inunga tubafitiye Rim, tubafitiye zamuka rubyiruko n'izindi serivisi nyinshi dutanga. Nimutugane, nitwe tubakira, n'undi wese mwasanga kuri Rim yabakira akabaha ubusobanuro ndetse mukamubaza byinshi ku bijyanye n'iyi produit. Ndumva hari iyo ni incamake, wenda keretse hari ikindi mwashaka kubaza kuri iyo produit dutanga, ariko twizeye ko abantu bose batugana tutajya tubaburira igisubizo. Ndumva rero ni ibyo ngibyo. Ya muntu rero utaragana Rim Ltd, urumva kuri gucikanwa. Zamuka rubyiruko, nkeka ko abantu benshi badukurikira benshi n'urubyiruko, arumva kugira ngo ube watera imbere cyangwa se wagira aho ugera bisaba inzira nyinshi cyane. So urumva rero kari nk'agaciyemo Gana Rim Ltd, cyane cyane wowe muntu utuye hano Rwamagana Intunga ku isoko kabisa, hanyuma nawe utere imbere uzamuke muri rusange. Anyway Christian, iminsi myinshi kabisa, reka twigarukire. Ya no kuvuga ngo rero Christian, nari maze iminsi nifuza ko duhura tukagira ikintu tuganiraho, cyane ko bambwiye ko naye mu bantu bakuru kabisa batanga inama, haba ku rubyiruko haba ku bantu bagiye batandukanye nawe urimo. Uyu munsi rero topic mfite iragira iti ni ukubera iki muri iyi minsi uri gusanga ingo ziri gusenyuka byihuse cyane, ugasanga ntizirambye. Muri makeya biri guterwa n'iki? Hari benshi bibaza, ese wenda biterwa no kuba abantu baba bashakanye badakundana, ese wenda biterwa no kuba abantu baba bashakanye wenda hari icyo umuntu akurikiye kundi, wenda like amafaranga cyangwa se n'imitungo runaka. Se Christian, wowe ibintu nk'ibyo wundi ubivuga cyangwa se ubibona ute? Wumva ari nk'ikihe kintu kibitera? Reka twiganire kabisa muri makeya. Urakoze cyane The Creator. Urambaje uti muri iyi minsi ingo ntizikirambana, ziri kurangwa na divorce cyangwa se gutandukana kenshi kandi mu gihe gitoya. So nk'uko wabyibazaga rero, abantu benshi bafite ibyo bibaza, ariko nanjye iyo nsesenguye hari ibyo mbona bishobora kuba imbarutso cyangwa se intandaro y'uko gutandukana kw'ingo. Just urumva turi mu kigero turacyari bato, wenda ku batarahashinga ingo cyangwa se n'abazishinze, abantu bari mu kigero cyanjye ni bato cyane. Ariko iyo turebye wenda nko mu myaka ya hambere ku babyeyi bacu, bafite uburyo babagaho, bafite uburyo bizeranaga, bafite uburyo urukundo ari rwo rwabaga ruganza kuruta ibindi. So niyo mpamvu kuri ngewe iyo nitegereje cyane mbona ikintu gituma ingo muri iyi minsi zitaramba, ntagaruka urukundo rutakibaho, ariko turi mu isi y'ubukungu,
isi yo kwirukanka, isi yo gushaka ubutunzi, aho umuntu aho kugira atekereze ku rukundo mbere na mbere atekereza ku bintu. So ni nayo mpamvu uzasanga hari abantu benshi b'urubyiruko, sinzi nimba ujya ubibona, guhera ku myaka 21 kuzamura, usanga muri iyi minsi bari guteretana n'abantu bafite guhera mu myaka ya 35 gutyo kuzamura. So ugasanga rero ntago ari uko bakundanye, ahubwo bano abangavu ntago ari bo ngira ngo tugarukeho gusa, ntago ari bo batuma habaho divorce gusa, n'abagabo nabo turabagarukaho turebe imbogamizi zirimo. Aba bangavu cyangwa se urubyiruko ruri kwirebera amafaranga, ruri kwirebera umutungo. So urumva ntago umukobwa w'imyaka 21 ni gake uzasanga yabanye n'umuhungu w'imyaka 21 cyangwa se hafi aho ngaho. Ese 21 ntuba ufite inzu, nta mafaranga uba ufite, ukurikije ubukungu aho bugeze muri iki gihe, ntekereza ko kimwe mu bintu bituma ingo zitari kurambana ni ikibazo cyo kureba ku butunzi. Icya kabiri, nta mwanya uhagije mu rukundo kibaho. Icya gatatu kandi no kwizerana ni guke. Wenda nakubwiye ko ubutunzi kudakundana bihagije ngo buri umwe amenye undi, nta no kwizerana, kuko umuntu niyo ukunze umuntu umurebaho ubutunzi nta n'icyizere ushobora kumubonera. Ibyo bisobanuye iki rero? Ibyo bisobanuye ko kugira ngo ibi bintu bigabanuke, cyangwa se kugira ngo turebe aho umuzuri, tugomba kwiga kongera gukunda. Nibyo nakubwiraga kera mu mateka ko tubyumva, kuko ntago tubizi. Turi mu kinyejana cya vuba aha ngaha. So ariko kera uko twabyumvaga, wasanga bakubwira bati ngiye banzaniye umugore, tuvuga urugero ubwo ni nk'umugabo w'icyo gihe, bakuzaniraga umugore utazi, umugore bakamugenda bakamukuriyo ibunaka, bakamuzana mugashyingiranwa. Sometime iwanyu babaga baziranye, cyangwa se habaga habaranga. Umuntu akabwira, wenda tuvuge nka papa wanjye ati mfite umukobwa ibunaka kandi ni mwiza, ni igitego, ni icyogere, niki, bakamuzana tukaba twabana tutaziranye, tutarateretanye, ariko urukundo ugasanga rugize ibiki, rurahari. Habagaho indangagaciro na kirazira, zabaga zarubahirizwaga cyane muri icyo gihe. So niyo mpamvu rero uyu munsi abantu nta muranga ukibaho. The creator, uragenda wagera mu muhanda, wahura n'umukobwa ugakunda, ejo ukazana umugore, ntago waciyeho umwanya ngo umuterete umwigeho nawe ngakwigeho. Ejo rimwe na rimwe iyo mutarebye ku bintu nta n'urukundo ruhari, ejo wagera hari ukabona undi. Ubwo ngarutse ku bagabo, nahoze mvuga ku bakobwa ko bagenda kwirebera bafite ibintu, ukabona undi ufite uko ateye, ufite uko ameze, kandi muri kriteriya z'urukundo nibyo wenda si rwongera ngo tugaruke aka kanya. Urukundo rureba ku bintu byinshi, ariko byibura ukahitamo iby'ingenzi bigufitiye akamaro. Umuntu umwe twari kumwe, wenda mise ntandukira gato, ejo bundi aha ngaha twahuriye ahantu turi mu modoka, harimo ikiganiro kijya gusa gutyo. Barabaza ese wowe wakunda umukobwa usa gute, ushingiye kuki? So tugenda tubijyaho impaka nyinshi kandi zitandukanye. Tubijyaho impaka nyinshi kandi zitandukanye, dufata umwanzuro w'uko umuntu kugira ngo ukunde umuntu, icyambere ugomba kurebaho visage niyo yambere gukurura, uko nkubona. Uko nkubona rero iyo kunkuruye, mpita ninjira in deep, nkajya kuri culture zawe, aho uturuka, umuco uriyo, ese ubana gute n'abandi, ese iyo habaye ikibazo runaka ugikemura ute. So nawe rero uko nguko niko wakabinkozeho. Ubwo ni kuri kote y'umuhungu n'umukobwa. So rero wenda ngarutse n'ibyo twagiye tuganiraho mu modoka, dufata umwanzuro
tubona yuko guteretana byakabayeho hagasubiyeho uburyo bwo gutereta. Abantu barateretana bahuriye mu kabari, abantu bagahura muri boîte ejo bagakundana. Ese urumva wowe umwanya wo gutereta ntugihari? Umuntu umwe arakora akabwira umuntu uti uzanshakira umukobwa, cyangwa se umukobwa ati uzame passe uzame umusore. Urumva wa musore yo muguhaye suzi ibye, suzi imikorere, suzi imibanire, so ugasanga ibyo nabyo ni agace kamwe gatera imbogamizi yo gutandukana kwinshi muri iki gihe. Hanyuma ikindi wenda nagarutseho ni ikijyanye no gushaka ubutunzi. So nimba ugiye gutereta umuntu kubera ko umukurikiyeho iki, ukavuga uti ninsanga Christian adafite inzu ntabwo tuzabana, kandi ntutekereze ko Christian na papa wanjye wenda nayagira. So kutayigira si uko adakora, afite byinshi muri iyi minsi. Ubukungu burahenze, ibintu bikeneye ibi, kurya ni mu isoko, nta muntu ukigira isambu, umusozi wenda ahinga se. Turi kumwe, urumva kugira ngo uzabone umuntu w'urubyiruko wabashe kwiyubakira inzu birahenze. None nimba umukobwa wenda ushaka gushinga urugo avuga yuko azakundana n'umuntu ufite inzu, cyangwa se ufite ubundi butunzi, ufite imodoka, ufite amafaranga, ufite imikorere itandukanye, ubwo urumva icyo nacyo uzagenda ukurikire wa muntu. Rimwe na rimwe aba afite iyo mitungo ariko ntago azayiguhamo ibyishimo. Rimwe na rimwe uzagera kubera atari gukunda, uzajya urengaho ujye gushaka abandi nawe, cyangwa se kubera ko azi ko n'ubundi icyo wamuciye ari amafaranga ari iki n'ibindi, nawe agenda agiye gushaka abandi. Ubwo intandaro yo gusenya igize ibiti yabonetse. Ariko umuntu wagiye ashaka imitungo, akenshi umuntu wagiye gushinga urugo ashaka imitungo ahanini areba ku kintu, nimba ari imitungo akereye impamvu izatuma nyine bakora divorce kugira bagabane ya mitungo. So that why nicyo rero mbona cyo kuri iyo ngingo y'imitungo dushobora kubana uyu munsi. Nimba tuvuge uri umusore ukabana n'umugore, umugore wakoze wenda ashobora kuba ari umudivorce se, cyangwa ari umupfakazi, cyangwa se ari n'umukobwa ariko ufite ubushobozi runaka uri kumurebaho, kugira ngo rero ugereyo ubashe kugira ngo ubone ya mitungo muyigabane, musharinge equally, kuko akenshi muba mwasezeranye ivangamutungo risesuye. So nuko ugenda ugashaka impamvu nyine zizatuma ugwa mu cyo gituma mutandukana. Iyo niyo mbogamizi ku bijyanye no gushinga ingo hashingiwe ku mitungo. Hanyuma ikindi nagarutseho twavuze kuba abantu batagiteretana imitungo. Ikindi nagarutseho ni iki, nimba wanyuganira? Just wenda ibyo ngibyo nabyo ubwabyo bikombatanya ibintu byose. Kuba abantu batagiteretana, kuba abantu bareba ku mitungo, izo ni zimwe mu mbogamizi mbona wenda zituma icyo kibazo gikomeza gukura umunsi ku munsi. So rero nuko mbyumva kabisa. Hari akantu wigeze gukomozaho, uravuga ati kera habagaho umuranga. Kera bakuzaniraga umugore utamuzi, utarateretanye. Ngiye nkibaza ngo ese kuki icyo gihe ko aribwo byakabaye umuntu atekereza ko byari kuba ari bibi cyane, none ubu muri iyi minsi umuntu asigaye abasha kuba yakicuza nyirashyi yahitamo washaka, bikaba bisigaye ari byo ahubwo usigaye ubona birimo biraba bibi cyane kurushaho. Ese ngiye nkunda kwibaza izo impamvu nyinshi zibitera. Ese Christian, watubwiye ku bigendanye na divorce, ngiye ndibaza ese solution izajya ko abantu basezerana ivanguramutungo cyangwa se wenda kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe bitewe n'ibintu ndi kubona muri iyi minsi, ngewe rwose mba numva gusezerana ivangamutungo atari sawa. Ugasanga ibyo bintu, ese mu by'ukuri niko solution niyo yaba ibyo ngibyo, cyangwa se wenda ahubwo hari undi muti w'ibibazo umuntu ashobora kuba abantu bashobora kuba batekerezaho bigatuma
ibintu nk'ibyo ngibyo bigabanyuka? Ndashaka umbwire aho ngaho muri make. urakoze cyane. Ngewe ntago igisubizo nyibona muri ibyo bintu uri kwibaza byo ku ivangamutungo, ivangamutungo muhahano cyangwa se risesuye. So ntago ari ibyo ndeba aho byakemura icyo kibazo. Ahubwo ikibazo kugira ngo gikemuke, nyemerere the creator, ndagira ngo mu Rwanda tugira inzego nyinshi. Tugira inzego z'umuco, tukagira inzego zitandukanye zifite responsibility kuri ibyo bintu. Wenda kuruta uko umuntu umwe ashobora kuba yabishishikariza abantu, nk'uko bajye bashishikariza abantu ati mutunganye ahantu hareka amazi agira ibiki turwanye malaria. Dushishikarize n'urubyiruko cyase n'aba bana kongera gushimangira indangagaciro mu mitima yabo na kirazira. Uvuga ngo ntagaruka indangagaciro na kirazira zavuyeho zitajyana, birahari. Ariko reka wenda nsabe urubyiruko, ntago abantu babanishwa. Isezerano ni ngombwa kandi rigomba kubahirizwa nk'uko itegeko ribiteganya, ariko ntago twashishikariza abantu ngo basezerane ivanguramutungo cyangwa se ivangamutungo cyangwa se ivangamutungo muhano cyangwa se risesuye. So icyo tukwiye gushishikariza urubyiruko ni ukubanza gutegura bakamenya meaning ya marriage. Mariage ni iki? Mariage ntago ari ibintu umuntu abyuka wese gavuge ngo ejo ngo mfite mariage. Fata umwanya wo gutegura umubano wawe, kuko n'indi stage y'ubuzima uba winjiyemo, kandi ni nabwo buzima busa nkaho bugize ubuzima bw'igice kinini cya muntu. Kuko umuntu yaba ntago wenda nta bumenyi bufiteho burambuye, ariko wenda mu byiciro nka bitatu nabibaramo cyangwa se bibiri. Hari igice cy'ubwana, kuba uri umwana nyine, hahandi uvuka bakakonsa, kwigisha, ugakura, ukinjira mu gice cya adolescence. Adolescence kuba ingimbi n'umwangavu. Icyo cyiciro rero iyo kirenze, uba ugiye kwinjira muri ya stage ya gatatu yo nakubwiraga yo kuba umuntu mukuru. Uba ugiye gushinga urugo, uba ugiye kugira umuryango. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kugira umuryango ni umuntu, umuryango ubundi tuzi ko umuryango ugizwe n'abantu batatu: umugabo, umugore n'abana. Uba ugiye gukora icyo kintu rero, ugiye gufata abantu batatu ukabashyira ahantu hamwe muri cya kintu cyitwa umuryango. Urumva rero icyo nshaka kukwerekamo ni ukukwereka kwihutira gushinga urugo ntago ari cyo kintu cyihutirwa. Gushinga urugo ni ngombwa, ariko ubanza urutekerezeho, ubanza urutegure, sibyo? Nimba unashaka n'ibyo bintu, njya nkunda kubwira abantu ko umuntu avuga ngo ndashaka umugabo ngo warangije kwiga, cyangwa se umugore warangije kwiga ufite akazi, abaye atuye muri Kigali cyangwa n'ahandi runaka uba wahisemo, byaba ari akarusho. Wowe ibyo bintu ushaka ubifite kangahe? Ahubwo wagashatse umuntu ufite urukundo kandi nawe ukunda, noneho akaba ufite n'imbaraga zo gukora, afite ibitekerezo. Umuntu azamenya ko umuntu afite urukundo, kugira ngo umenye ko umuntu afite urukundo, ntago urukundo rurebeshwa amaso. Yego, urukundo ntago rukabakaba n'intoki ngo urwumve. Buriya urukundo ni ikintu kiri intangible. Sinzi icyo wakita santima, amarangamutima wenda nimba ari uko nabivuga. So urukundo rero hano rugaragarira mu bikorwa. Ibikorwa bitari mwa bya bintu, kuko ushobora guhura n'umuntu umunsi umwe akagukorera ikintu cyiza, aribyo bita amareshya mugeni. Ako kantu kamwe akoze keza kugira ngo agushimishe cyangwa aguhuma ubwonko, kakakujyana gushinga urugo, kavuga ngo uyu muntu afite urukundo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo rugaragarira mu bikorwa. Abundi abantu iyo bakunda n'iteka uburyo babana n'uburyo bitangirana,
birigaragaza. So rero kuvuga ngo ishusho y'urukundo ikintu kiri invisible kiri intangible nta shusho ihari, ahubwo ikigaragara ni ibikorwa abakundana bakoranira, uburyo babana, uburyo buri umwe yuzuza undi. So niyo mpamvu rero nkubwira ngo urukundo nirwo rukwiye kugarukaho kuruta ibindi. Ntabwo mvuze ko rutariho, hanyuma nanone nyuma y'urukundo yuko ruriho ugafata engagement yo kwinjira muri cya kintu koko wabiteguye. So uvuga uti niho ngiye gushyira ubuzima bwanjye kuva ku myaka wenda 21 n'urugero kugera ku myaka y'iherezo y'ubuzima bwanjye. So gakora urugo rero, ibyo ngibyo nitubasha kubigeraho tuzabasha gushinga imiryango, kubaka imiryango ifite ubuzima bukomeye. Nawe uzarebe umuntu w'umusaza ufite imyaka nko muri za 70 abana n'umudamu we nawe uri muri icyo kigero cyase uri munsi ho gatoya, ubona bishimishije. So iyo ugiye mu rugo ukabona bakina cyangwa baganira bahuza, ubona ari byiza. Ntekereza ko nta muntu utakifuza gusazana n'uwo bashakanye. Yes. Ntabwo uciye mu ijambo, hari akantu wigeze gukomozaho, urumva uvuga ati abasore kenshi na kenshi muri minsi usanga nta mafaranga dufite, sibyo? Kandi noneho ugasanga umukobwa we arashaka ibintu bya vuba vuba. Yabonye wa muntu umubwira ati twubake, sinzi wenda niba ariko wenda yabitekerejeho ku buryo burambuye cyangwa se yabitekerejeho cyane, ariko abenshi umusore muri iyi minsi yabwiye umukobwa ati mureka nkushyira amago, abyumva vuba cyane. Ngira ngo nawe urabizi. Ese buriya hari ahantu haba harimo urukundo cyane, cyangwa se wenda ni uko aba afatira navuga ati ntarenza ya myaka cya kigero bavuga bakanseka? So ntago wenda ari uko nabitekereza, ariko wenda ngarutse inyuma gato, urabona abantu benshi bavuga ko abagore cyangwa se igitsina gore kitagira urukundo. Niko babivuga kuko uravuze ati ko bashobora kuba mukundana n'urugero, kuko ntawe uri umusore kameme mukundana ariko nta bushobozi ufite, yabona ufite ubushobozi agahita yigendera. Yego bavuga ko abakobwa nta rukundo bafite. So ariko nawe ntago mvuze ngo ureke gukundana kuko nta bushobozi ufite. Kundana ariko ntugiye kudesida, nta nubwo ngutegetse nguza n'umugore kugira umuryango no gufata inshingano. Ntuza n'umuryango, umugabo ni umutwe w'urugo. Ibyo mu Kinyarwanda turabizi, ni umutware w'urugo nk'uko umugore ari mutima w'urugo. Nuvuga ngo ntago twavuga ngo abakobwa cyangwa se abahungu we nimba uri gukundana ufite plan, ufite plan, uravuteganya uti nzaba ngeze kuri ibi mu gihe runaka, so wenda bitewe n'uturi mukora imirimo runaka, waba ufite akazi kazwi cyangwa se no gushakisha, ariko ukavuga uti byibura ngiye ku myaka yanjye 30 nzaba nshinze urugo. Ubwo rero nuzijya no gutereta uzatereta utegura umuntu muzabana ukurikije interval. So ntabwo narenganya abakobwa kuko buriya nawe uzarebe wenda igitsina gore kigeze mu myaka guhera kuri 26 kuzamura. Ntabwo mvuze ko wenda biba ari ikibazo, ariko nanone abantu benshi bagira imyumvire ngo umukobwa yakuze iki, ariko ntabwo ariko ngiye mbibona, kuko n'ufite 40 yashaka kandi agashinga urugo. So ubwo rero ntabwo narenganya abakobwa cyangwa se ngo ndenganya abahungu. Gusa wenda ngarutse ku bijyanye n'ubushobozi cyane cyane ku bahungu cyangwa se igitsina gabo, urabona mu myaka yo hambere wenda hariho ikintu twabyitaga byari nka wenda niba navuga traditional culture cyangwa se nk'imico gakondo, sinzi ukuntu nabivuga. Habagaho umusore mu rugo yaho ugeze mu kigero cy'ubugimbi yakinaga yubaka inzu mu nkike z'iwabo,
ashobora kubaka inzu y'ibirere zitwaga za Karyana, zitwa za Bazi n'igiki n'izindi nk'izo, akaba yashinga inzu agasakara agashyiraho ibirere, akaba yazana n'umugore. Ariko ubu ngubu muri uru Rwanda rwacu uyu munsi turi muri moderne cyangwa se mu iterambere, sinzi nimba ariko nabivuga, urabizi ko no kugira ngo wubake inyubako nubwo bihenze n'ubushobozi, urubyiruko rufite ubushomeri nibyo, ariko urabizi ko bigoye. Wenda ngira ngo nubwo bidahura n'ikiganiro reka ngakomozeho, ndagira ngo iyi message hagize umuyobozi yumva kabisa, nk'uko hagiye izindi ngamba zifasha abaturage, bafashe n'urubyiruko, urubyiruko rushobora kwishingira inzu barufashe, abashobora kubona icyo kibanza kubaka biborohere, ubasha kwigurira ibata abashe kurigura, agende yubake ibyangombwa. Hari ahantu henshi ushobora gukenera kubaka ufite amabati 20 cyangwa 15 n'icyangombwa cyo kubaka nube wakibona. Yes, ubwo wenda nakari gaciyemo. So naho ubundi kubijyanye nuko ubushobozi cyane cyane ku gitsina gabo kugira ngo kibone ubushobozi bufata umwanya, hagari ibintu ufata, kuko umugabo urumva juste ubuteganya kubaka, nimba wubatse ukazajya gusaba, ugakwa, ukazana umugore, ukashaka ibimutunga, ukabyara, ukarera, ukariha amashuri. Abona muri iki gihe ibintu by'amashuri birahenze, ngira ngo mbonereho nshishikariza n'ababyeyi bashyiremo imbaraga. Ingengabihe yitangira ry'amashuri yasohotse, nubwo bari bije muri 26 Septembre, amashuri arabatangiye. Babyeyi aho muri hirya no hino mubona iki kiganiro, ndabinginze mushyiremo imbaraga, abana bagiye ku ishuri. Nubwo bigoye ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ahakomeye niho hava iki amakoma. Yes, just rero niyo mpamvu wenda kuri icyo warumbajije nicyo nta kivugaho. Yes. Abakurikiranye The Creator Art Studio, ngira ngo mwakomeje kumva aho ikiganiro kiganisha. Ese wowe twandikire muri comment, wowe urabyumva gute? Ese kuba hariho divorce nyinshi cyane zirimo zirakorwa, kuba nta rukundo rusa nkaho rukibaho, cyangwa se kuba urukundo rwarasinziriye, kuba abantu barimo batandukana mu buryo bwihuse cyane, wowe ubyumva gute? So ngira ngo rero Christian, reka mushimire cyane kubwitabire yitabiriye kuri iki kiganiro, ndetse n'ibinadukundira n'ubutaha tuzamugeraho cyane ko mu bantu b'urubyiruko nabo bakunze gutanga inama kenshi abarimo. Christian, wakoze cyane kubwitabire bwawe musaza. Ntabwo twakonkriwa kuko ibi ni bike tuvuze kubijyanye n'iyi topic twaganiraga. Nekereza ko ihakabaye part 1, kazaza n'izindi part tugatumiramo n'abandi bantu bafite uburambe mu bijyanye n'ingo, bafite ubunararibonye, ndetse byanashoboka dufite abayobozi b'amatorero, dufite ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kabisa. Iki kintu kikajya indi bakabyigisha, habe mu idini, habe aho duhurira n'imbaga nyamwinshi. So ubwo rero na conclusion kuko kirakomeje, ndagira ngo ngushimire ku butumire bwawe, kandi unyemerere nanga kagatangazo. Babyeyi mwabyaye mu gaheka, ndabibutsa ko igihembwe cy'amashuri cy'umwaka 2023 gitangira kuri 26 z'ukwa 9. So abana mubategure amayunifomo, ibikoresho, ariko ndanabibutsa ko ibyo byose muzabigeraho. Babyeyi bizigamye kuri konti z'abana zitwa mbikira, mwanyarukira kuri Rim Ltd mukabikuza, mukajya kugura uniformo z'abana, mukabagurira ibikenewe byose, ndetse mukabatangira na minerivare y'igihembwe cya mbere. Nongera no gushishikariza urubyiruko aho muri hirya no hino kugira ngo tubashe kugabanya iki kibazo cya divorce. Mugane Rim mufunguze konti zazamuka, rubyiruko mwibumbire mu matsinda, mwe mwize cyane ubumenyi ngiro, cyangwa se mufite n'ibindi mwakora bitandukanye, kuko dufite imirimo myinshi hano muri Rwanda, harimo ubuhinzi, ubworozi, ubukorikori n'ibindi bitandukanye. So mugane Rim mugire Rim tubunganire, tuzamukire rimwe. Hanyuma nibutsa n'ababyeyi aho muri hirya no hino, mwe mwizigamye muri Rim Ltd, nimwigira ikibazo cyo kubikuza amafaranga ku makonti yanyu, munyaruke muze
kugira ngo abana babone ibibajyana ku ishuri. Hanyuma namwe mwese mukurikiye The Create Art Studio, ndabasabye ngo The Create muyigane, abashaka kwamamaza, abafite ubukwe, abafite amaniversary, abafite amapati atandukanye, babakorera amashusho y'ubukwe, babafatore ku mafoto meza akeye cyane, hanyuma twese tuzamukane. Uwo mwaganiraga ni Niceman hano kuri izi mikoro za The Create Art Studio. Ndagira ngo rero nshimire wowe ukurikiye ikiganiro, kandi wumve ko nkuzirikana, kandi aho uri hose naho twahura hose ujye umenya ko ngukunda. Ngana nkugane, tuzamurane. Rim imbere The Creator, tugende twiteza imbere. Urakoze cyane Christian, urakoze cyane. Reka dusoze, ariko ngira ngo mbabwire abakurikirana iki kiganiro ko urumva Rim Ltd iri gufasha urwo rubyiruko kugira ngo ruzamuke, ndetse buriya ako gafaranga karimo karatuma izo divorce zibaho, buriya wagashaka binyuze mu bigo by'imari bitandukanye, cyane cyane nka Rim, ukabasha gutera imbere, kwiteza imbere, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ndetse nkwibutsa ko bajya bavuga ngo urugo rwiza uruhabwa n'Imana, hanyuma umufasha mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka n'ababyeyi. Nta muntu ukiragwa amatungo n'ibintu n'ababyeyi. Amatungo n'ibintu ubihabwa no gukora, ugahera mu muzi ugakora. Umufasha mwiza uramusengera, Imana ikamugura. Just n'ibyo ngibyo. Murakoze cyane rero, yari Zaupeng The Creator Rwanda, The Creator Imana. Ciao.